Ndabasuhuje cyane muri aka kanya rero ngiye kubereka uko mwagurisha Verda kuri Binance warangiza USDT ukazifata ukazijyana kuri Binance kuzigurishamo kugira ngo ya madolari yawe uhite uyabikuriza kuri Binance. Nihuse rero urajya kuri Binance ureba aho baziguhereye. Tukigera hano ngira ngo urahita ubona ko ngiye maze kubikuza amadolari yanjye 8. Urayabona aya madolari 8 n'ibice 6 maze kuyabikuza, ariko ntibimbuza kukwereka uko byagenze. Ndasubira inyuma nkwereke uko byatangiye. Ukurikire step by step. Nari nabikoze ariko bamwe bati ntabwo twebwe twabishobora, niyo mpamvu nje kubibafasha. Mbere na mbere kugira ngo urebe aho Verda zawe ziri, urakanda hano kuri asset. Ukurikire neza. Noneho numara gukanda hano kuri asset, urahakanda, uraza guhita ubona kuri assets ufite, urazamuka. Ahangaha uri kubona njye mfite izi coin za VST, urahasanga Verda yawe. Numara kuhasanga Verda niho tuzirebera. Icyo ukora ni iki rero? Uraza guhita uza ukande hano ngiye kukwereka. Urahita ukanda hano kuri spot. Aha kuri spot. Ukanda hano kuri spot. Numara gukanda kuri spot, ukurikire ndi kukuyobora rwose, urabikora birakunda. Uri buhita uza hano, kurikira neza, uraza guhita uza hano. Ahangaha uhakande, ngiye kuhakanda. Ngira ngo urabona ko ngiye mfitemo Verda Visa USDT. Nawe urahita ukanda hano hari aka gafresh gacuritse. Noneho numara kuhakanda biragenda gutya. Aha naho uhindurira ifaranga ugiye kugurisha, urahita uhakanda gutya. Nuhakanda urahita uza ushyire ukande kuri Verda gutya. Verda irahita ijyamo hariya. Ngira ngo ibyo urabibona. Noneho kugira ngo ugurishe uraza gukanda hano kuri sell, kuko urabona turi muri buy kandi ushaka kugurisha urakanda hano kuri sell. Ubwo urakanda hano kuri sell. Numara gukanda kuri sell, urebe ko hano harimo market. Ahantu urahakanda urebe ko hano harimo market. Nusanga harimo limit uyikuremo ushyiremo market. Ngira ngo urabibona. Nurangiza amount, uraza gufata kano kantu gacume. Reka nze ngacume urebe, uragafata gutyo ugakurure ugeze hano kugira ngo uzigurishe 100% cyangwa se utayipingemo amount ushaka kugurisha kugira ngo hagende izo ushaka. Ubwo nushaka kuzigurisha zose kano uragacuma ukageze harankagejeje zose uhita uzigurisha. Ubwo nyuma yo gukora ibyo ngibyo urahita ukanda hano kuri sell. Uko nanjye niko nabikoze. Noneho numara gukanda hano kuri sell ukaburagurishije, ikintu uri buze guhita ukora ni iki? Uraza guhita ubivamo ugaruke hehe? Hano kuri home. Urabibona? Wongere uhita uza hano handitse assets. Ahangaha numara gukanda hano handitse assets, uraza kubona noneho ahangaha haraba haje USDT. Ngira ngo urabona ko ngiye za withdraw is completed, ngiye byarangiye nazijyanye. Wowe uraza gusanga hano hari USDT. Uri gukurikira, ubwo uraba wamaze kugurisha. Numara kubona hano hari USDT, ikintu uhita ukora, urahita ukanda hano kuri withdraw. Ahangaha kuri withdraw. Nukanda kuri withdraw gutya, urahita ukanda withdraw USDT cyangwa se unazikandeho USDT gutya. Ukande kuri USDT uhita uzibikuza. Noneho nukanda kuri USDT gutya baraguha gutya. Wowe urahitamo hano on chain. Kurikira step by step. Ukanda hano kuri on chain. Numara kuhakanda rero, icyo wakibonye. Ngira ngo ibyo bari bukwereke hano hambere baragusaba gushyiramo address, wallet address, hano bakubwire guhitamo network, hano bakubwire gushyiramo amount ya USDT. Ushatse uhita ukanda hano kuri all ugashyiramo amount yose. Nukuvuga ngo rero network uyikura he? Kurikira, banza urebe hano kuri select network, niho ngiye gukanda. Hano bakwereka network zitandukanye za USDT. Hariyo bita Ethereum, hariyo bita Tironex, hariyo bita BNB Smart Chain, hariyo bita Tron, hari na Polygon. Wowe rero ukurikire, ngiye kugusobanurira imwe ku yindi nkwereke ngiye impamvu ndanakwereka niyo nabikuye nkoresheje. Nukuvuga ngo hano urabanza mbere na mbere ukareba ese barakubwira ngo fee, ubwo ni zimwe bakata. Hano iyo ukoresheje Ethereum bagukata $5 kandi minimum withdraw na $5 n'igice. Nimba utayafitemo
urabona hano nta mpamvu yo kuhakoresha. Iyi bita Tron bakata idolari rimwe kohereza, ariko minimum withdraw ni amadolari 8, ubwanahanaho urahihorera. BNB Smart Chain ari nayo nakoresheje bakata 0.3, ariko amake yo kubikuza nanone ni 0.3. Iyi rero niyo nakoresheje. Iyi yagufasha nawe kubikuza amadolari make yose ashoboka waba ufiteho, nta n'impamvu yo kukubwira izindi, ubwo nawe uze kwirebera. Ubwo ukimara kubona hano rero uhita ubona yuko iyi bita BNB Smart Chain niyo yo gukoresha, kuko bakata gas fee ihendutse, urabona bakata 0.3 bakanakira amake yo kubikuza ni 0.3. ubwo guhera ku idolari rimwe hano wabikuza. Iyi rero niyo yo gukoresha ubikuza. Iyo umaze kubona ari iyo kubikuza rero, ubwo reka nyiveho. Aha niho naringeze. Uhita ujya hehe? Muri Binance. Ukoreshe Binance nimba uyifite, cyangwa OKX. Ujya muri Binance rero. Ngira ngo urabona muri Binance yanjye harahita hagaragara ibi bice, ariko ntabwo ari ibi bice mfite, wongeye mfite amadolari arenga bino bice 8, kuko amadolari yanjye yagezeho. Ikinzanye ni ikinze kukwereka ukuntu noneho uri bushyire ariya mafaranga yo kuri BingX kuri Binance. Urakanda hano kuri wallet. Twihute video itanaba ndende. Numara gukanda hano kuri wallet, wowe uri buze guhita ukanda hano kuri deposit. Kuri deposit ahangaha. Ukande kuri deposit. Ukimara gukanda kuri deposit, urakanda deposit USDT. Ushobora kujyamo hano muri search ukandikamo USDT. Ukandikamo USDT. Wamara gushyiramo USDT, uhita uyikandaho gutya. Deposit what? Deposit USDT. Baguha USDT nayo bayarayiguha, ariko bakaguha za network. Aha witonde wumve neza, ukoresha network ihuje na ya yindi twabonye ya BNB Smart Chain. Ubwo uri buhita ufata wallet address yo kuri iyi network. Nuza gukoresha network zibusanye urayabura. Iki kintu ndagisubiramo bwa kabiri. Ukoresha network zimwe. Nimba ugiye kubikuza amadolari, ahubwo ugahitamo hano BNB Smart Chain, no muri BingX uraza kwemeza ko ari BNB Smart Chain. Ubwo reka mfate iyi ngiyi rero. Urayikandaho. Numara kuyikandaho uhita ukanda hano ukore copy. Ubwo urahita ukora copy. Wabibonye? Wallet address copied. Ubwo turasubira muri BingX. Turahita dusubira hano muri BingX aho twahoze. Duhite tuza rero dushyiremo ya wallet tugiye kubikuriza amadolari yacu hano. Hano tuhashyire network, hano tuhashyire amount. Ubwo ndapesinga hano hambere ya wallet address nzanye. Aha kabiri nkande kwa kakarongo mpitemo iyi ngiyi, kuko ntabwo nahitamo iyo bitandukanye nashya. Mpitemo iyi ngiyi. Nurangiza ubwo igisigaye ni ugushyiramo amadolari. Iyi wallet address ni BNB Smart Chain mvanye muri Binance, ni nayo mpamvu hano mpisemo iyo nakoresheje. Uhitamo izihuje. Noneho aha rero iyo ushaka kuyabikuza ukanda kuri all. Nta kintu mfite wongeye namaze kuyabikuza, cyangwa se ukayatayipingamo hano. Iyo urangije rero ahangaha haba hasa ubururu, bahita bakubwira ngo withdraw. Ubu nanjye nkanze kuri all nta kintu kirimo, barambwira ko nta amount, ariko uhita ukanda hano kuri withdraw ukabikuza. Iyo umaze gukora ibi rero urategereza amadolari yawe ahita agera hehe? Muri Binance. Ngiye kureba ko yanjye arimo. Twagiye muri Binance yanjye, ngiye gushaka amwe yanjye kuko ngiye nakoze nk'ibyo maze kukwereka. Gusa bakubwira gushyiramo aka message baguhaye nako kuri mail utwudushyiramo. Noneho ngeze kuri Binance yanjye rero ngiye gushaka amadolari yanjye. Amadolari yanjye ninza hano urahita ubona ko yagezemo. Dore ubu mfiteho hano amadolari yahuye na bya bice. Byari ibice 8, ubwo haya amadolari yanjye yaje. Aya madolari tuyasanga he? Tuyasanga hano muri funding. Amadolari yo wayohereje uyasanga hano muri funding. Funding ngira ngo ninyaburamo ubwo ndarebera ahandi, nta kibazo. Reka turebere muri spot. Ubwo amadolari yanjye yaje muri spot. Ngira ngo urabibona aya madolari nabikuje yanjye 8.6 ngaya. Aya madolari rero ngiye kuyimuranya Unnajyane muri funding kugira ngo mpite nyagurisha azemo amanyarwanda. Nabyo mbikwereke nta kibazo. Cyangwa se nimba uzi uko bagurisha kuri Binance, ubwo ibyo urabizi, wewe ushatse wakora subscribe ukigendera. Nimba wowe ushaka ko dukomeza nkakwereka no kuri Binance y'amadolari yagezeho uko bahita bayabikuza, reka nze mbikwereke.
ngira ngo ibi si ukukubeshya, hano urabona notification yaturutse kuri BingX, reka nze mbikwereke utagira ngo ni ibintu mba nkubwira. Reba hano, iyi notification ya BingX iri kumbwira ngo bari kumbwira ngo successfully withdrawn na ya madolari ngaya hano hasi ayo nabikuje, ngira ngo uri kuyabona hano kuri BingX. Dore na email Binance nayo imbwira ko byabaye deposit, byabaye confirmed, dore ngaya amadolari 8. Ibi rero niko nabikoze, nawe urabikora bigenda uko. Noneho amadolari nimba ageze kuri Binance tuyagurisha gute akaza ari amafaranga y'amanyarwanda? Icyo nicyo ngiye kubereka rero. Ese amadolari ni gute duhita tuyakuramo amanyarwanda? Nihuse urabona ko aya madolari ari muri spot, ndayajyana muri funding. Kuyajyana rero nkanda hano kuri transfer. Kurikira, ndakanda hano kuri transfer, nimara gukanda kuri transfer ndahita nza nkande hano kuri maximum yose nyajyane uko ari 8 n'ibice 6 max, ngira ngo urabibona. Then nimara gukora ibi ndahita nkanda kuri confirm transfer kugira ngo ave muri spot ajye kuri hande. Okay, urabibona ko bibaye. Ubwo agiye kuri funding. Ngira ngo urabibona nk'umwanza hano kuri funding, uhita ubona ko amafaranga yanjye yageze muri funding. Amafaranga akimara kugera muri funding ni ukuvuga ngo ikintu uhita ukora uhita uyagurisha. Ubwo ngiye kukwereka ukuntu tuyagurisha. Yageze muri funding. Ubwo rero ahantu duhita dukanda kugira ngo tuyagurishe tubonemo amanyarwanda, dukanda hano kuri peer to peer. Ubwo turakanda kuri peer to peer, ngiye kuyagurisha. Nkigera hano mpita mbona abantu bagurisha amafaranga, abayagura. Ubwo ngewe mpingukiye muri buy, ariko ntabwo ngiye kugura ahubwo ndagurisha. Hano hari buy, ngiye gukora sell. Ubwo nuko ngo ndaza hano kuri sell rero. Nkimara gukanda kuri sell murabona ko idolari ryazamutse. Ikintu cyo kurebaho ni ukureba ngo ese ngiye kugurisha ku muntu. Uyu muntu dore akugurira guhera iyo ufite amafaranga nibura guhera ku 10,000, ariko akakugurira ku mafaranga 1,429, 10,000 by'amanyarwanda nibyo aheraho. Ese uyu nguyu wamugurisha hora? Reka nze noneho mbereke. Uyu nguyu ndamugurishaho. No kuvuga ngo ikindi kintu tureba, urareba ese uyu muntu akorana na Momo kugira ngo amafaranga aze kuri Momo? Yego, turakoresha Momo, MTN Mobile Money. Ubwo ibyo bahora bisetinze. Ikindi ureba, urabona afiteho amadolari agera mu 11,000. Aba ni abakire. Ukabona ko like bamuhaye ni 97%. Uyu muntu ni uwo kugurisha. Ikindi dore ari online. Ubwo no muntu agomba kungurira. Hari hasi ndi buburemo 10,000 mu madolari 8.6. Reka nze ndebera. Ubwo turabanza dukube, mukurikire neza turebe ko amadolari 8.6 turi bukuremo ariya 10,000. Ubwo dufashe 429, 1,429 tugakuba n'8.6, 10,000 birimo. Sawa, 12,289. Ubwo uyu ndamugurishaho rero. Ngiye gusubira muri Binance mugurisheho kuko nujuje ibisabwa. Nawe uri buhitemo umuntu urebe ngo ese nayahe mafaranga aheraho. Uyu nawe dore ni 10,000 aheraho. Ubwo nanjye umuntu wa mbere rero niwe ngiye kugurishaho. Ndakanda kuri sell kubera ko ngiye kumugurishaho, nabonye yujuje ibisabwa. Nkande kuri sell. Nimara gukanda kuri sell nk'ibisanzwe ngiye kugurisha USDT, ndakanda kuri max. Hari abavuga ngo max ntitwayibonye, ni iyi ngiyi niyo nkanzeho. Ngira ngo urabibona ya mafaranga nari maze gukuba muri calculatrice ngaye. Ndibuze kwakira 12,233 singaya. Ubwo noneho iyo kimaze kuba mpita nkanda kuri plus order. Hanga press order. Ahabonye aha niho ngiye gukanda ubundi ngurisha, kuko nabonye ko no muntu tugomba kugura nta kabuza. Ngira ngo urabibona, banyeretse ko ya madolari 8.6 ngiye kuyagurisha ndi bwakire bya 12,000. Ikindi uyu muntu nyine urabona hano baba bahise bambwira ngo pending buyers payment. Iyo wamaze gukora bino bintu urategereza.
urategereza akaguha amafaranga kuri momo yawe, ntabwo wemerewe kugira ikindi kintu ukora, ni ugutegereza. Ushobora gufata iminota 3, 4, 5 se, ubwo ni ugutegereza akaguha amafaranga. Reka nze rero ntegereze nampa amafaranga, ndahita nkwereka ikindi kiri bukurikireho. Hano ni ugutegereza akaguha amafaranga, ariko barambwira ko nibura ndi buyakire mu minota 4 ngiyi. Ubwo reka ntegereze rero ndebe ko amafaranga yama, ndahita nkomeza n'ibikurikiyeho nabyo tubirebe. Ndaje mu kanya, reka ntegereze nayama ndahita mbibereka. Ngira ngo urabibona rero amafaranga iyo umaze kuyakira, dore ngaya nayakiriye, ngaya amafaranga nababwiraga. Ubwo ikintu uhita ukora, uhita uza ugakanda hano kuri confirm release, ahangaha ukahakanda confirm release kugira ngo amafaranga agende. Ugahitamo hano ha kabiri wemeza ko amazina wabonye yaguha amafaranga ari aya ngaya, nk'uyu bita Christian yankunze niwe njye nahisemo, ukabyemeza. Warangiza ugahita ukanda kuri confirm release. Iyo umaze gukanda kuri confirm release, urategereza network hano, nurangiza utegereze network. Hano barahita bakubwira ngo verify with passkey. Aha rero birasaba yuko ntegereza nkareba uko bimeze. Ahangaha rero ntabwo biri gukunda, ndakanda hano kuri hano hasi handitse ngo my passkey are not available, niho nkanda. Nindangiza nkoreshe authenticator, iyo bita rero authenticator app. Mpita njya muri authenticator app nkareba ka message ka Binance, ngiyi authenticator app ngiyi. Ubwo mpita mfata hano hasi niho hari aka message ka Binance, nkagakopiya. Kugakopiya no kugatsindagiramo, ngahita nza hano ngahita nkora paste. Ngira ngo urabona ko bihita bikunda, ngira ngo urabona ko biba birangiye. Baravuze ngo successfully sold. Washaka ugahita ugakanda hano kuri positive, ugatanga comment, leave comment. Ubwo uba wemeje ko umuntu mwakoranye neza. Amafaranga rero aba yangezeho ngaya. Iyo umaze kugurisha, uko bihita bigenda, amafaranga ahita akugeraho neza cyane. Dore ngaya nayakiriye, ngira ngo urabibona ko amafaranga nayakiriye rwose, ntabwo ari amagambo. Ino message irakwereka ko amafaranga amaze kuyakira. Sawa rero, kora subscribe, share, like, comment, ubundi dukomeze kubana kuri YouTube channel ya Mazarex.